Ndabashuje abantu banjye, mumeze mute twaraburanye iminsi myinshi ntitwari duherutse kubonana, ariko guys ntabwo biba byoroshye, umuntu aba ari mu kazi, hari igihe umwanya wo gukora ikiganiro ubura, ntabwo ari uko ibyo tuganira biba byabuze, ahubwo hari igihe umwanya ubura. So turagarutse rero mu ruganiriro, hari umuvandimwe watwandikiye, atwandikira tubaza ati se iyo umuntu igitekerezo yakigize bivuye ko green card nk'uko mubizi izakinwa muri uku kwezi kwa 10 kugiye kuza, nibwo application ya DV 2025 izaba ifunguye. So arabaza ati se ni iyihe device umuntu yakwifashisha yemewe yamuha amahirwe yo kuba yakina neza mu buryo bwuzuye, cyangwa se byamwongerera amahirwe kuba yatsinda green card. Ntanjye ndavuga nti reka iki kintu gikoreho ikiganiro kugira ngo kibe clear kuri buri muntu wese ushobora kuba yibaza mu by'ukuri iki kibazo. Ushobora kuba ukibaza, cyangwa se hari mugenzi wawe wumvishe nawe ufite ikibazo kimeze nk'icyo. Guys, mujye mudusangiza ibintu tubikoreho ikiganiro kuko birafasha. Hari igihe atari we bifasha, ariko bikaba byafasha abandi muri rusange. So guys, mbere yuko dukora rero ikiganiro, nagira ngo mbibutse guys, mukore subscribe aho hasi muri izo nyuguti zanditse kuri frame itukura, mukore na share ibiganiro. Hari ibiganiro byinshi twagiye dukora, ndetse n'iki mujye mwibuka gukora share guys, kugira ngo ibiganiro bigere ku bantu batandukanye, kandi mujye mukora no kunzogera kugira ngo mube notified buri kiganiro tucijijeho ntikigucike, kandi mujye munandika comment kugira ngo tumenye uko mutekereza ku kiganiro, nimba mwagikunze, inyunganizi, ibyifuzo se nabyo biradufasha cyane. So guys, mureke rero dutangire ikiganiro nk'uko nari mbibabwiye. Umuvandimwe yarabajije ati se muri iyi DV 2025 igiye kuba muri uyu mwaka, muri uku kwezi kwa 10 kugiye kuza, ni iyihe electronic device yemewe kuba umuntu yakoresha kugira ngo ya applying DV lottery cyangwa se DV lottery application. So guys, ikintu cya mbere nababwira nuko ntago green card turebye muri instructions zayo itangira, yari paper based application, cyangwa yari application yakorerwaga ku mpapuro, aho abantu buzuzaga form hanyuma bakazisubmitinga. Ariko ubu ngubu isigaye ari online application ikorerwa kuri website imwe rukumbi. Guys, ngira ngo nongere mbasubiriremo kuko hari abantu benshi bagenda muri gahunda ya green card application cyangwa se ya DV lottery, bahura na scammers benshi, bakababeshya, bakabarya amafaranga. Website ikorerwaho iyi application ya green card ni imwe rukumbi, ni www.dvprogram.state.gov, ni w3.dvprogram.state.gov. iyo niyo website imwe rukumbi ikorerwaho application ya DV lottery cyangwa se DV lottery application cyangwa se green card nkuko abenshi tuyita.
So ahangaha rero twari tugeze ko iyi application isigaye ikorerwa online nk'uko abenshi mubizi cyangwa se abatabizi twagiye tubivuga mu biganiro bitambutse. Mwazasubira inyuma mukareba ibiganiro tugenda dukora bitandukanye. Ikintu rero nababwira ahangaha, ntabwo Department of State of America cyangwa se department iri in charge y'ibi bintu bya DV Rotary program ireba device umuntu yakoresheje iyo ariyo. So guys, ahangaha ikintu nakubwira, device iyo ariyo yose wakoresha, yaba ari smartphone yawe uyifite, yaba ari laptop, yaba ari desktop computer, buri device yose wakoresha ishobora gufata internet, of course ukaccessinga iyi website ariyo twavugaga ya www.dvprogram.state.gov, ukinjiramo ukuzuza ibisabwa. Biremewe guys, sibyo? Ushobora kujya muri internet cyber cafe ugakora in application. Iyi application ushobora kuyikorera, ushobora gufashwa n'umuntu, nta restriction n'imwe iri kuri device ushobora gukoresha muri application ya green card cyangwa se ya DV Rotary application. Iki kintu guys, nkureho urujijo, ushaka nawe kubiverifyinga cyangwa se kureba ko ibyo nakubwiye ari ukuri, wajya muri instruction za green card uciye kuri iyi website muhaye. Bavuga amakuru yose, berekana uburyo ki green card Rotary ikorwa. So ushobora gukoresha rero device iyo ariyo yose ufite cyangwa se iri hafi yawe, ariko icyo nakubwira ni uko ugomba gukora application n'iyo device waba ufite, yaba ari telefone yawe, yaba ari computer, ariko ufite internet ifite speed cyangwa se internet yihuta itari slow, bitewe n'uko iyi application iyo ifunguye abantu benshi baba baccessinga iyi website. So ugomba kuba ufite internet imeze neza kugira ngo ukore ibyo usabwa. Ntabwo aba ari information nyinshi basaba, ngira ngo narabisobanuye mu biganiro byahise. Ni information zisanzwe, ubundi ukatacingaho ifoto cyangwa se amafoto yujuje ibisabwa twagiye tuvuga. Ku utabizi guys, ifoto ni ikintu gikomeye cyane, duhora tubivuga. Utazi specifications kuri iyi foto cyangwa se uko iyi foto iba igomba kuba imeze, watugisha inama, turahari, ni free, nta mafaranga tuzaguca, nta kiguzi, ni ukukugira inama kugira ngo nawe aya mahirwe uzabashe kuba wagira gute, wayabona. So twari turi kuvuga rero icya internet yihuta. Ikindi nababwira nuko igihe uzaba ugiye gukora iyi application, wenda tuzakomeza tugende tubiganira, ugomba kuba wateguye ibintu byose bikenewe. Nimba ari amafoto uri bukoreshe, nimba ari family, ari yawe, ari y'umudamu, ari y'abana, amafoto akaba ateguye, ari sayizinze mu buryo busabwa, ari aho ngaho, ari ready muri folder cyangwa se ahariho hose waba wayasevinze, ari ready ku buryo nutangira application guys, ntabwo utangira application ngo aribwo ujya ku editing ifoto. Kubera iki? Impamvu mbabwira ngo uzatangira application ibintu byose wabiteguye ubifite iruhande rwawe, ko ni n'amafoto usabwa kuzaba wateguye. Ibindi ni amazina bakubaza kuzuzamo, itariki y'amavuko, ni ibintu biri simple, sibyo?
ariko amazina nayo ugomba kuyandika uko agaragara mu byangombwa byawe. Ntabwo ari ugupfa kwandika amazina uko ubonye kose cyangwa se uko bakwita cyangwa se wowe uko ushaka, kuko izina ni irigaragara. Nimba ufite passport ni iriri muri passport yawe uko ryanditse, nimba ari inyuguti nkuru ibanza ni inyuguti nkuru, nimba ari inyuguti nkuru zigize amazina yawe yombi ni uko uba ugomba kuyandika, sibyo? Ahari akadomo hagomba kujya akadomo, ahari virigire igomba kujyaho, hariho accent aigu cyangwa grave cyangwa circonflex bitewe n'izina ryawe, nimba ari iry'igifaransa cyangwa ikindi, bigomba kuba biriho uko bimeze neza ku cyangombwa cyawe, kuko izina niyo key. Ushobora gutsinda green card rwose, abantu benshi bagenda babura amaviza kubera kwandika amazina yabo nabi, right? So ahangaha rero impamvu ndi kubashishikariza kuzatangira gukora application mwateguye amafoto ari ready, ngo nimufungure website nimutangira kuzuza information ngo ujye kweditinga ifoto cyangwa ugire ute, nuko hagati y'iminota 10 na 15 iyo ukiri kwa accessing iyi form. Yes guys, twari turimo tuvuga ngo iyo ukoze application uzayikore ariko ibintu byose guys biri ready, biteguye, byose biteguye, nta kuvuga ngo ntangiye application ubu nibwo ngiye kuzana ifoto cyangwa se ngo nibwo ngiye kuyeditinga. Oya, ikindi kintu twari turi kuvuga ni ukuvuga ngo nutangira gukora application ugomba kumakinga sure ko ufite internet imeze neza yihuta. Ikindi ni uko hagati y'iminota 10 na 15 iyo uyimaze uri gukora ino application ukiri kuri runo rubuga utarasubmitinga, akenshi hari igihe system ikubwira ngo error, hazaho error, cyangwa se wasubmitinga ikakubwira ngo page not found. Bivuze iki? Bitewe nuko abantu benshi baba bari kwaccessinga iyi website, bisaba ngo ibyo ukora ubikore vuba, ntabwo ari information nyinshi baba basaba, ni ibintu ushobora no gukora mu munota umwe cyangwa iminota 2 ukaba ubisoje ugasubmitinga. Icyo bivuga nuko ugomba kubikora vuba bikava mu nzira bikarangira. Ikindi guys, mwirinde abantu bo mu ma internet siba n'abandi bantu batandukanye bababwira ngo bari ngo. Yes guys, mwirinde abo bantu bababwira ngo bagiye kubafasha ngo gukora ngo application ngo bafasha ngo abantu. Impamvu ikomeye mbabuza aba bantu, akenshi uragenda kubera baba bafite abantu benshi bari gufasha, ugasanga bagukoreye application nabi, amazina yawe bayanditse nabi, cyangwa se itariki y'amavuko cyangwa se umwaka w'amavuko. Guys, ibi bintu iyo ubikoze nabi kuri first entry y'abantu, amahirwe uba yabuze kuko nta kindi kintu wakora ngo bikosore. Niyo mpamvu ya application uba ugomba kuyikora witonze. Ikindi, iyi application iyo umaze kuyikora kuri screen hazaho ngo success cyangwa se successfully submitted. Bivuze ngo you are successfully submitted your application. Iyo umaze gusubmitinga haza page iriho confirmation number, hejuru habanza hagakurikiraho umwaka wawe w'amavuko, hakazaho signature ID, hakazaho n'ahantu hari ngo print out. Ariko ntabwo ari ngombwa ahangaha, ntabwo ari ngombwa ngo printing, ushobora gufata screenshot. Nimba ari telefone, nimba wakoresheje imashini, ushobora gukoresha snipping tool ugasnipinga ku kantu ukaba wakabika kuri email yawe. Niho hantu ngiye naba advisinga kuzabika information ubona iyo umaze gukora application. Tuzakomeza tugende tubiganira kuko hari abantu bajya bafata ikaramu bakandika. Guys, iriya confirmation number ibirimo imibare, irimo inyuguti, kuyandika ushobora kwibeshya, hari o
ukayitiranya wenda na zeru, ni urugero. So iyo ubyanditse nabi rero, igihe iyo kigeze cyo kureba ko watsinze birakugora kubera yuko uba wayanditse nabi nyine. So ibyiza ni uko screenshotinga, ushobora gufata telefone ukayifotora, ushobora kuyiprintinga out, ushobora kuyisevinga ku mashini, ushobora kuyibika kuri email, ariko ibiri safe ni ukuba wayibika ahantu nyine utazayibura, sibyo? So guys, ngahe nguko rero, nta device n'imwe ishobora kuguha amahirwe yo gutsinda green card. Device iyo ari yo yose ushobora gukoresha, upfa kuba wakoresheje device ishobora gufata internet ugakora application yawe, biremera, nta kibazo kirimo rwose. Ikindi tuzakomeza kugenda tuganira, abakeneye ubusobanuro buhagije, abakeneye gufashwa muri ino application igiye kuza, ni karibu muzatubwire, tuzabafasha rwose ku buntu. Abatazi uko ifoto itegurwa, kuko ifite utuntu twinshi, hari size, hari background, hari uko ugomba kuba ugaragara nta za makeup, utambaye rinete, uko ugomba kuba wambaye, n'ahantu ugomba gufatira iyo foto uko hagomba kuba hameze. Ibi ni ibintu byose guys umuntu agomba kwitondera. Ikindi rero nagira ngo mbabwire by'umwihariko, abantu bakomeje kugenda bakimbaza nimba hazasabwa passport. Guys, ubu ngubu ntago iyi requirement barayivuga. Akenshi ibi ngibi babivuga iyo application yenda gutangira, ariko nimba ufite ubushobozi, ibyiza ni uko iyo passport waba uyifite, nta kintu byaba bigutwaye. Nimba kandi utanayifite, watangira, haracyari kare, ukaba uyishaka, kuko n'ubundi passport irakenewe. Niyo uramutse utsinze, ntabwo ushobora processing ibindi utafite passport, kuko visa yawe bayitera muri passport, right? N'iy'umuryango wawe. So ibyiza rero ni ukuba waba ufite passport, waba nanone utayifite ukaba wategura kuyishaka, kugira ngo ibintu bizagire gute, bizagende neza. Ahasigaye ubwo ngubwo dukomeze twitegure, dukomeze tumererwe neza, twitegura mu buryo butandukanye. Ntago nari nifuje ko iki kiganiro kiba kirekire cyane. Ku zindi nyunganizi nk'uko duhora tubivuga, twagiye dukora ibiganiro byinshi bivuga kuri green card. Ushobora gusubira inyuma ukabireba, aho wagira ikibazo cyangwa se wakumva ushaka gusobanuza byimbitse, ukaba watwandikira cyangwa se ukaduha email. Nta kibazo rwose, turabireba kandi tukabasha gusubiza. Ikindi rero guys, reka duhinire ahangaha, ariko sinasoza nanone ntababwiye ngo guys mujye mukora subscribe. Muraviewinga muri benshi, turabibona, ariko ntabwo mukora subscribe, kandi nibyo bidutera imbaraga zo kubona ko ibyo dukora guys mubikunze, natwe bikatumutiva kugira ngo tubashe gukora ibiganiro byinshi. So nakagaruka rero ikiganiro, reka mbabwire ngo ciao ciao, Imana iduhane umugisha.